Oh yes guys, kanizere ko mumeze neza. Ese wowe uko ubibona urabona Kazungu ibi yarabikoraga wenyine. Ese wowe baguhaye iki kirego cya Kazungu wakibyazamo abantu bangahe? Igitekerezo cyawe comment irakenewe. Alright, ukeneye kwamamaza ibikorwa byawe bitandukanye nta kindi wahamagara 07 985 9215 ibiganiro byose bivuga kuri Kazungu ndetse n'ibindi biganiro muzajya mubisanga kuri Justin Boy 250 550 all social media zose zo mu Rwanda. Amazina nayo ngayo tujye tubana umunsi ku munsi. Hano biravugwa ko Kazungu bwe yemera icyaha kandi adahakana, kandi tuzi ngo umuntu yemera icyaha ngahanishwa ng'igifungo gitoya akazarekurwa. Ese ahangaha urabivuga iki? Urabitekereza iki ku bantu 14 Kazungu yahitanye, kubo yatetse, kubo yashyinguye ndetse n'abandi bataramenyekana? Alright, twandikire kuri Instagram, YouTube ndetse na TikTok. Wow. Kwica yarenzagaho rike itaka ryari ribitse mu nzu, uko amara kwica umwe akarenzaho itaka haza undi gutyo kubagerekeranye. Yego. Hanyuma ikindi byesura agateramo imiti ituma atanuka. Icyo nicyo ubwo mbivuze n'ukuvuga ngo imiti yayikuraga he. Hanyuma ikindi niki twibazaga cyane ku kintu kuba hari ingingo abo bantu badafite, yarafite isoko ryazo zajyaga he kandi ntago wagira isoko uri umwe. Hanyuma yajyaga abona abahungu barangiza kaminuza agahita gura imodoka nziza ebyiri, akaba afite inze 3, yarangiza agamagara abahungu ati muze mbereke icyo nagezeho, mfite miliyari mu myaka 5 kuza n'imbunda ku ishuri nuko. So rero muri make kuri dosiye ya Kazungu uko igomba kuzarangira nkuko twateraga imetero no mu zindi zaje, kuko ikiriho kiba kigomba gusesengura. Kazungu muri iriya dosiye nagaragara ari umwe, uyu Rudore agaragaye ari umwe, akarabyemerera agafungwa kuko yemeye ko yishe, agafungwa cyangwa se akashaka kurwanya inzego, mbese bikaguma kuri we wenyine, hazaba harimo akandi kaboko karemereye. Nibibamo transparency na justice, iriya dosiye ya Kazungu ntizajya munsi y'abantu 10 nguko bimeze. Nguko uko bimeze ngiye nkurikije rwose nk'ubu ngiye mbitekereje 8 nababona bagomba kuba bagaragara mu rukiko. 8 ndi kubabona mbekoma erega no kumufunga ngiye nakubwiye ko ntago byaba bihagije, kuko deja kuba byemera abyiyemerera bashaka kumufunga. Ahubwo reka akantu ntavuze ubushize n'ubu nari ngiye kugenda ntavuze.